Turongeye turabasuje cyane inshuti bavandimwe bakunzi ba NZU Business Group Limited, mwebwe mudahwema kudukurikirana umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Reka rero twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose, twizere yuko muri amahoro nk'uko duhora tubibifuriza. Nk'uko rero mumaze kubimenyera, iyi ni kampani yanyu ibagezaho imitungo itimukanwa igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Muzi yuko kandi tugenda tubaha serivisi nyinshi cyane zigiye zitandukanye ku bijyanye n'imitungo itimukanwa. Reka rero tugusabe gukanda subscribe, kanda subscribe wowe utarabikora, kanda subscribe wowe utarabikora kugira ngo ujye ubona ibyiza byose tugenda dushyira kuri iyi channel yacu ya NZU Market umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Nk'uko rero muri kugenda mubibona ku ma screen yanyu, muri kubona yuko rwose turi kubereka inzu. Ni inzu nziza cyane iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, ni mu karere ka Kicukiro, mu karere ka Kicukiro ahazwi nka Kabeza. Ni Kabeza rwose, hano hafi cyane ya Remera Giporoso kuri kaburimbo, hano inyuma y'isoko gatoya rya Kabeza. Isoko rya Kabeza mwese murarizi yara kuri Stella Matutina. Iyi nzu rero iri inyuma y'isoko rwose gato cyane. Iyi nzu rero ni inzu nini, ifite ibyumba 4 byo kuryamamo na douche na toilette 3, na salon na salle à manger ndetse na cuisine yo mu nzu nziza cyane. Si ibyo gusa rero, kubera ko n'icyumba kinini cyangwa se chambre principale gifite urwambaro cyangwa se icyo twakwita dressing room cyangwa se vestiaire mu rurimi rw'igifaransa. Iyi nzu rero kandi ifite annex, ifite cuisine, stock, inzu twakwita ko ari y'umukozi n'imbuga nini mu gikari yo gukoreramo imirimo no kwanikamo imyenda, ari nako kandi ifite parking nini ndetse na jardin. Iyi nzu kandi tubibutse yuko yubakishije amatafari ahiye ndetse yose kimwe na clôture yayo. Iyi nzu ntabwo ikwiriye kugucika kubera ko amafaranga ishaka ntabwo ari menshi. Mu by'ukuri irashaka amafaranga atari menshi ugereranyije n'uburyo yubatse n'aho iherereye inyuma y'isoko rya Kabeza. Murumva ko ari ahantu heza cyane. Iyi nzu ntigucike niba ushaka inzu yo kwituriramo. Nyuma rero yuko tubamenyesha aka gashya kandi ka finest view park. Finest view park ni ahantu heza cyane ho gusohokera hano kwirebero gato inyuma yo kwa Rujugiro, ahantu bureba umujyi wa Kigali wose. Ahantu ushobora gusohokera ukafata icyo kurya ukaruhukira, kubera ko hari n'ibyumba byiza byo kuryamamo. Ariko kandi nawe ufite ubukwe ushaka kuza ukahakorera ubukwe, kubera ko hari jaride nziza cyane ikorerwamo ubukwe. Ntabwo rero ukwiriye kuhacikwa. Kuri iyo poste muragenda muhabona contact zaho zose, mubahamagare mukoreshe booking cyangwa se mukoreshe reservation. Tugaruke rero tubibwirira ya nzu yanyu nziza iri Kabeza, inzu igezweho yo guturamo, inzu ishaka amafaranga make. Ahangaha muri kujya mubona amashusho yayo mo imbere, murabona yuko ari inzu ifite ibintu byiza cyane bigezweho. Mbibutse ko muri salon yayo harimo parafo ya gypsum. Nababwiye yuko ifite douche na toilette 3, nababwiye ko ifite ibyumba 4, nababwiye ko ifite salon na salle à manger, ndetse kandi nababwiye ko ifite n'amanex. Ariko kandi by'umwihariko ikaba iri hafi y'ibikorwa remezo byose, kubera ko iri inyuma y'isoko nyirizina, rwose. Iyi nzu rero tutabicishije amatsiko, irashaka amafaranga atari menshi. Irashaka miliyoni 75 zonyine, kandi ziri negotiable. Miliyoni 75 negotiable. Uvuga ngo ni miliyoni 75 ariko ziganirwaho. Ni igiciro, ntabwo ariyo mafaranga ya nyuma. Ahubwo icyo dutegereje cyangwa se icyo nyira yategereje ni wowe ubwawe, wowe nyiri mafaranga, kuza ukareba washima ukavuga uti ngewe ndishyura aya ngaya, hanyuma muka negosia. Reka tubutse kandi ko ufite ibibanza dushaka kukubakira ku giciro cyiza, ari nako dushaka kumanaginga imitungo yanyu ndetse neza cyane, mukabasha kubona umusaruro mu gihe gikwiye kandi neza, mukareka izo rwasera n'abapangayi banyu, kubera ko turahari ku bwanyu. Yes, ngira ngo rero iyi ni nzuri. Wakunze iyi nzu rero wahamagara kuri nimero zacu muzi muri benshi, arizo 0788 48 67 97 cyangwa se 0781 2 inshuro 3 0123. Si ibyo gusa rero, ushobora kujya ku zindi mbuga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter,
hose n'ubundi twitwa NZU Market. Tukwibutse no gukanda subscribe, kanda subscribe, ukore share, ukane no kukazogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyiza byose tugenda tukugezaho. Iwacu muri NZU umukiriya ni umwami, turabakunda cyane. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Waba ufite byinshi wibaza ku bijyanye n'imitungo itimukanwa? Sanga ibisobanuro byimbitse mu kiganiro Gira Icumbi hamwe na Nzuri Business Group Limited kuri 93 n'igice kimwe Fine FM. Nzuri Business Group Limited ni inzobere zigucungira imitungo itimukanwa, zigahuza abayigura n'abayigurisha n'izindi serivisi nyinshi zijyanye nayo, nko gukora ibishushanyo by'amazu ndetse no kuyubaka. Gira Icumbi hamwe na Florent, Clement na Dixon live kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu hagati ya 2 na 3 za mu gitondo kuri 93 n'igice kimwe Fine FM na YouTube channel Nzuri Market. Sanga di makuru kuri Y-Shatu _ Nzuri _ Rawa.